mbere baje gushimira wowe wanyandikiye muri video mbwira ati ni gute wasiba video cyangwa video ku rubuga rwa TikTok niba nayishaka bakunda ushyira video ukifuza kuyikuraho kanya n'umwanya nkwaye kugira ngo nkwereke uko ushobora gukura video kuri TikTok yawe mu gihe utayishaka cyangwa washyize utabishaka. Icyo wakora kugira ngo uyikureho uburundu, ikintu cya mbere gusaba no kwandika subscribe ndetse kubagezaho ikiganiro ari Shyaka Achille. Please nawe niba hari ikibazo ufite andika muri comment yacu kugira ngo tuzagusubize ubutaha. Tuzaza kuri TikTok yacu nk'ibisanzwe, tegereze ifunguke, urangiza umara kujya kuri TikTok yawe uzaza ukande kuri profile yawe ahangaha ubona. Numara kuhakanda guys ngutse ukanda subscribe, nawe hari ikibazo ufite nyandikire muri comment nzagusubiza nta kibazo. Numara kujya kuri TikTok yawe uzaza urebe ya video ushaka gusiba. Se video ushaka gusiba ni iyihe? Nk'urugero reka dusibe ino video ya hano, reka dusibe ino video, uzaza uyikandeho. Numara kuyikandaho ureke ifunguke, urabona gutya yafungutse ya video yacu. Noneho icyo uzaza ugakora uzaza ukande ahangaha ngiye kwereka guys, banza ukande subscribe ndetse najye muri comment nta kibazo ufite twazagana ubutaha ukinyandikire nzagusobanura nta kibazo. Uzaza ukanda kuri uturongo dutatu ubona hano, dukandeho tegereze, urangiza uzabona ko zafunguka gutya. Uzaza scrolling video yawe gutya ujyana ku ruhande rwo hirya gutya, utambika video yawe gutya, uzaza ubone ahantu handitse gutya nk'uko ubibona handitse delete. Urahabona guys, banza kandi subscribe. Numara kuhabona nk'uko makweretse uzaza uhakande gutyo, uyikandeho delete. Urangiza icyo uzamara kwanda delete bazahita bakubwira gutya uze ukande delete hano nk'uko ubibona aha. Ya video yawe izahita iva ku rubuga rwa TikTok. Thank you. Urabona ko ya video isivaho ikaba yahindutse. Ndagushimira, nawe ikibazo ufite jya muri comment bitwandike ubutaha tuzakigufashe kugira ngo tugusobanure. Thank you.